mujya mwumva abantu RIB ikunda kuvuga ngo big energy. Buri ibintu bitangira byitwa big energy, bigatangira mubona ari movement ntoya, bikarangira bibaye revolutionary idea, bikarangira wabipfira, bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke, bari abantu ni bakuru, bafite amakuru tudafite, n'inzego ziperereza, bivemo. Usirete ubisha, hari ibintu abaswahili bajya banga usirete ubisha, ntuzane ibintu byo kujimaka, bireke. Nibyumvikana. Icya kabiri, ibintu mujya mubona byo kuri social media bimeze nko gufana, ngo jewe ndi kuri uyu nawe uri kuri uyu mugahangana, biriya bintu ni bibi. Mbonereho no kuburira abantu biriya bintu bise big energy nibabireke. Dr. kuri icyo si izina ry'abafana se? Oya, bitangiye gufata indi ntera. Okay. Bitangiye gufata indi ntera. Basore murimo muza amazina yanyu ko mwiyita, burya nyuma ariya n'amazina mwiyita, nyuma yaho hari amazina yanyu Kamiri murayazi, ntabwo ayobekanye. Ibyo bintu byo kwinjira mu tuntu tw'udutsiko dushaka guhanganisha abantu, turabasaba ko mwabivamo, kuko bamwe muri kugendera mu bigare mutabizi. Ntimuzi biri inyuma hari kuvuga ngo big energy, ngo guys stand up. Bifite icyo bivuga, kandi rero bamwe muraza kubigwamo nimutava muri ibyo bigare murimo. Urajya mu kintu utazi conception yacyo, urajya mu kintu utazi idea yacyo gute? Yes, n'amakuru rero n'ubundi ari kuri iyi mihanda, aho Minisitiri utuma twishima yagize atya asubiza yagwa ati iyo abantu batemeye inama barahanwa. Ni Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Jean Paul Abdara yagaragarije Yago Pondati nk'umuhanzi uzwi muri iyi industry nyarwanda n'ubundi nk'ibisanzwe ko yifuza guhura n'abafana be akabereka ibitagenda neza ku myitwarire yabo. Ni Minisitiri utuma twishima rero aho yasubije Yago nyuma yaho agaragaje ko habayeho kwibeshya ku bafana be bakabita agatsiko kandi atari ko biri. Yago yifashishije amashusho y'ijambo Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Jean Paul Abdara yatangaje ku wa gatandatu tariki ya 21 Nzeri umwaka wa 2024 ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi muri rusange mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Mu ijambo rye Minisitiri utuma twishima yagize ati: mujya mwumva abo RIB ivuga ngo ni big energy, buriya ibintu bitangira byitwa big energy, bigatangira mubona ari agatsiko gato, bikarangira bibaye nk'igitekerezo cy'impinduramatwara, bikarangira wabipfiriye, ndetse bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke bivemo, ntuzane ibintu byo kujya impaka, bariya abantu ni bakuru, bafite amakuru tudafite n'inzego z'iperereza. Yago yanditse asa nk'ukosora Minisitiri utuma twishima. Mu magambo rero Yago nawe yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se ku rukuta rwe rwa X yagize ati: nyakubahwa Minisitiri utuma twishima, big energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye, akazi nkora ntabwo ari agatsiko nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari b'urubyiruko. Icyitonderwa, ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye, none ninjye uhindutse icyasha. Isi irareba. Mu gusubiza Yago, Minisitiri yamubwiye ko
yitiranyije ibyo yatangaje kuko hari abitwaza big energy bagafana mu buryo budakwiriye bikagaragara nabi. Amubwira ko niba hari abafana be bifuza ko baganira bamwandikira. Mu magambo ye rero minisitiri yagize ati niba hari abafana bawe bifuza ko twaganira nkababwira ibyo bakosora mu kugushyigikira banyandikire tubipange. Nta mutima mubi, erega nanjye nitabiriye igitaramo cyawe ndetse namamaza indirimbo zawe kubera kugushyigikira. Iyo abantu batangiye gutandukira tujya inama, iyo batemeye inama barahanwa. Yabwiye uyu musore ko gufana byemewe ariko hari igihe habaho gutandukira abantu bakagirwa inama mu gihe batazumvishe bagahanwa. Mu magambo ye nanone minisitiri yakomeje agira ati gufana umuhanzi, gufana umupira ni ibintu byemewe, tunashaka cyane. Gufana amafuti, kwibasira abo muhuje umwuga, kujya inzira n'amacakubiri ni kirazira. Naho showbiz yo twese tuzafatanya bizajya ku murongo kandi vuba. Mu ntangiriro za Nzeri umwaka wa 2024 umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Innocent Yagopondati yahunze mu gihe yakurikiranwagaho ibyaha biremereye. Ni tariki ya 31 rero Kanama umwaka wa 2024 aho Yago yashyize ku muyoboro we wa YouTube video ndetse itaravuzweho rumwe yumvikanamo urutonde rw'abantu bafitanye amakimbirane barimo abanyamakuru, abahanzi n'ibindi byamamare. Muri aya mashusho rero hari aho yumvikanye ashinja ababyeyi ba bamwe mu bo yavugaga ko bamurwanyije kuva kera kuba barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni muri iyi video rero aho turi buze kubasigiraho ubutumwa minisitiri yagejeje kuri Yago Pondati. Ni The QuickTimes News rero n'ubundi ntakagaruka, nta kindi usabwa kugira ngo ujye ubonera aya makuru ku gihe uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho, maze n'ubundi tukajya turushaho kubana 5 kuri 5 mu yandi makuru. Ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uzabwira abantu ati yewe ati jye nigeze nya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi. Ariko kandi iyo ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo so wayanga ninde. Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde. Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko tabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana.
ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana, kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanyane. No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana. Umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu mpera z'icyumweru yatangaje ko yaretse kwiyamamariza umwanya wa perezida mu matora ateganijwe muri Uganda mu mwaka wa 2026. General Muhoozi Kainerugaba yasabye abari bamushyigikiye ko ahubwo bashyigikira se akongera kwiyamamariza kuyobora Uganda. Perezida Yoweri Museveni maze imyaka 38 ku butegetsi ategerejwe kuzongera kwiyamamaza kuba perezida n'ubwo ubwe atarabyemeza. Abinyujije ku rubuga rwa X, General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ashyigikiye byimazeyo Perezida Museveni mu matora ataha. Aramutse yongeye kwiyamamaza, Perezida Museveni yaba agiye kuyobora manda ya 7. General Muhoozi Kainerugaba muri iki gihe uri ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akekwa kuba ari uzasimbura se ku butegetsi. Azwiho amagambo adakunze kuvugwaho rumwe. Mu mwaka wa 2022 Perezida Museveni yasabye imbabazi igihugu cya Kenya nyuma y'uko uyu muhungu we yanditse ku rubuga rwa Twitter icyo gihe ko ashobora kugaba ibitero kuri icyo gihugu baturanye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda banenga Museveni kuba ashaka kugarura ibyo babona nk'ingoma ya cyami, ariko we arabihakana. Uyu mukambwe w'imyaka 80 yafashe ubutegetsi mu 1986 amaze guhindura itegeko nshinga inshuro 2 agamije kwiyongerera igihe ku butegetsi. Abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe harimo Robert Kyagulanyi wahoze ari umuririmbyi uzwi nka Bobi Wine bamurega gukoresha inzego z'umutekano z'igihugu gukandamiza abatavuga rumwe nawe, ariko Museveni arabihakana.